urumva nari mfite Ange na Fabrice ndavuga se aba bana banje barahacana umucyo ahantu hari abana ba Sherry Silva ahantu hari abana bo muri Morris Kids ahantu hari abana bo bandi ba Bene none nyuma sumaze kubibona wahise wumva umeze utewe wewe warantunguye ko nari ndi kuko sindi kuko bazanga urashonje wapi ushaka cyo kunywa wapi kabona kandi nta murari ugeze imbere rero urantunga twicaranye nyemutuwe ndakwemera ati samuje nakarusho data mwiza mwijuru uko kera washingiye Adamu na Eva winunyobo Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutakugurisha gana Marshall Real Estate nona serikalizere ko ibihe byawe bimeze neza cyane udukurikiye uri mu bishe bitandukanye Imana ikomeze kukurinda mu by'urimo turagarutse mu bintu byacu cyangwa se mu biganiro mutumenyereyemo cyane nitwa Gakire Samu Joby ari ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho urugendo online TV talent detection ni ikiganiro muzi dukora cyo kuganiriza impano cyangwa se ziri hirya no hino Ange wanyu Ange mukunda yarakuze yabaye inkumi uyu munsi niwe tugiye kuganira nyuma yuko ejo akoze igitaramo hamwe n'abandi bana barimo batandukanye harimo Sherry Silva Foundation harimo Morris Kids harimo ba Fabrice ba Bene ba Louange ndetse n'abandi bana benshi bafite impano niki taramo cyari cyateguwe na Kido Hub Talent Show edition ya mbere taramo cyabereye Kinyinya rwose cyari kiza cyane nyuma yuko rero abantu bavuze ati Ange ducurangiye neza kubera umwanya wari uhari uyu munsi rero tugiye kurya show Ange umeze neza mbere yuko ducuranga ndashima Imana urashima Imana yego abantu bari bagukumbuye hashize igihe duherukana kubwa Kayirebwa yego Sisiri Kayirebwa wagiye ku ishuri uri kwiga mu kangahe ngiye kujya sinesi oyase muri secondaire se yego wese wari imbere ya Jimmy muri se arasimbutse oya ntabwo nasimbutse imbeshye narayakoreye oyase wiga mu kigo bitangwa iki Simurama reka tubasuhuze cyane dusuze abantu bose biga hariya n'abahize n'abayobozi by'umwihariko umuyobozi w'ishuri directeur katuma noneho rero mbwira rero ubugiye muri interina ako duheruka utari wajya muri interina nandi muri P5 ndumva ko wasimbutse ntago nasimbutse ngani mumbarire kiriya kiganiro kimaze imyaka 2 ntago nasimbutse ubu uri mu wa 2 secondaire ndi mu wa 3 kuko nabonye promoted oya wari uri mu wa 2 nari ndi mu wa 2 ubu ugiye kujya mu wa 3 yego uzakora troncome yego amaye Jimmy muri seri mu kangahe Jimmy ari mu wa 4 oya Ange ari kuduskaminga Jimmy ari mu wa 2 ntago ari mu wa 2 akose ibyo bintu ndakubwiye Diane we yararangije yarasoje
njye narabura umwe ari mu wa gatanu ubwo agiye mu wa gatandatu yego wowe uri mu wa kabiri ako uri uracyari muri primaire menye Fabri buri baga bari kutubeshya ahubwo yewe inturi uyu mwana duheruka kuganira yiga mu wa gatanu muri primaire hashize imyaka 2 gutugeze mu wa gatatu tronko nyine uyu ngiye utangira none agiye kujya mu wa mbere hoya ntabwo nanjye mu wa mbere ngende mu wa gatatu ngiye mu wa gatatu segonderi yego amaye mu wa mbere wagiye uryarize nagiyeyo wagiye urahiga kandi anje harya ntiga ku Nyundo Diane Diane mva ngo anje Diane yiga ku Nyundo mu ishuri ry'umuziki cyane dushima ko impano zikomeza gusigasirwa neza rero anje murabizi ko atari umuntu amagambo menshi warakubwira ati ngiye mbanzanye ibikorwa ibyo bintu mba mbazaniye anje ejo abantu rero bati ejo bafashe ingiye ifatiye gutya ejo ubugiye n'ubwo bwa mbere ugiye kuri stage nini nziza kongiza umuturage sam uyambwira handi wagiye kandi yes okay nari bikambyemera nibwo bwa mbere oya tubyemerera stage yari nini kandi yari rimwe abana b'abastari benshi bazwi muri iki gihugu ariko nawe uri cyamamara urazwe none urembwira ugeze hariya nge nari mfite ubwoba bw'iki ndavuga ari mana we urumva nari mfite Anje na Fabrice ndavuga se aba bana banje barahacana umucyo ahantu hari abana ba Sherry Silva ahantu hari abana bo muri Morris Kids ahantu hari abana bo bandi ba Bene none nyuma sumaze kubibona wahise wumva umeze uteho wewe warantunguye ko nari kuko sindi kuko baza ngo urashonje wapi ushaka icyo kunywa wapi kabona kandi nta murare ugeze imbere rero urantungura reka twinjire tugiye kwicurangira noneho hari indirimbo nyinshi wize tutari duherutse gucurangira abantu yego ikindi kandi abantu mujye mukunda Anje turashyiraho akanimero ke mujye mumuremera Anje muramukunda cyane reka njye mbibabwira ko hari abantu bamamagara ngo Anje turamukunda ngo yagiye he Anje bari kwiga ariko mumenye ko bitaba byoroshye akanimero ke yuko hari burabana mugurira n'amakayi wamugurira gaki agiye ku ishuri ibintu bikagenda neza cyane twagiye sasa rero tugiye gukora show
karimo n'akabantu bakundanye ngatura umuntu se urabinyemereye karirimbo kawe ucuranze agasase twamuketse kamutura ninde se ngo hamuketse ninde oya naribi ibintu byo gukeka ntabwo ari byiza hanje ntabwo ukeka ngatuye abantu bose bankunda cyangwa turumo bose bakabature muri rusange kuko baradukunda kugatura umuntu umwe kuko tugatura abakunzi bose abantu bari burugendo ejo waranatwitse rero uhita uvuga ngo abantu bajye ngo ku rugendo ngo murabona utuvideo twanjye twinshi subscribe share comment badushyigikire cyane rero sasa ku ishuri rero ugiye ku ishuri uri icyamamare wasanze bakuzi se ku ishuri yego bari banze yego bajya bakubona kuri YouTube bajyaho kenshi bakanyarukiraho twagiye muri silabo nyine bakabibona ubwo n'abanyeshuri n'abarimu bose barakuzi yego ujya ucuranga se habaye ibirori yego ngiye kuza kureba ariko ubizi se ko tujya tuvugana kuri ka kanimero tuvugana kuri muri aka kanimero niko ari Fabrice ari Gasogi ni kuri yansura na ngewe iyo ntabashije kuboneka nyine tugomba kuvugana muri buriya buryo kandi ibintu bikagenda neza cyane Ange wanjye rero mugani tugiye kuririmba ejo hari indirimbo waririmbye abantu bose bahita bavuga ati wabonye ukuntu usara abantu bose bahise bahagurutsa ku kintu bita gitari ku bagabo b'imitwe abantu badukurikiye mutubwira aba bagabo b'imitwe bari bavuye bakiye hari umuntu wambwiye ngo barabi Nyamasheke ariko wapi ntago arabi Nyamasheke ahubwo abantu bagabo b'imitwe bashaka kuba barabi Burasirazuba nimba batari bavuye Muhanga baje i Kigali cyangwa bavuye Igitwe iwanyu oya sama ariko nago abantu bari mu Ruhango Igitwe turabasuhuje cyane yego bano bagabo b'imitwe tugiye kuririmba umuntu waba uri kureba iki kiganiro aza amateka yabo tubwire ko babayeho yego n'abandi bisize insenda babuze icumbi aba bagabo bashobora kuba bari bavuye ariko ntabwo ari ab'inyamasheke abantu b'inyamasheke bagira imitwe ahubwo abantu bashobora kuba bari bavuye Rwamagana bagira n'imitwe se sembizi ariko abantu bajya muri comment batubwire abagabo b'imitwe bari bavuye reka twiririmbire yego Jogo na kwa muganga
hey abimitwe anje ako warakuze yego wabaye inkumi ubu ntago kiri umwana ubwa mbere duhura urabyibuka ntago nabyibagira mu ruhango hari ryari hashize imyaka ingahe duhuye kanyikubarira wigaga mu kanga cyo kiragihe ya kambitekerezo utaza kubeshya abantu ntanga hari ryari so nibatari nimba narindi muri P3 ni muri oya ni P5 cya oya samundu bari P3 uri mu gatatu haciye ivyaka byinshi icyo gihe igitari yaragusumbaga wana yaransumbaga nago nabasha kugira gutya mu ncurange ego ariko wowe wayishyikiraga wayivuniraga umuheto twahuriye mu ruhango ndavyibuka bwa mbere yego mu mujyi mu mujyi hari ahantu hari hoteli iri hariya najyaga nkorerayo ibiganiro numva buri hariya ni naho Jimmy Mulisa bwa mbere nawe twahuriye ira hoteli noneho ikintu gitangaje uyu muryango wabo bose n'abagitariste n'abacuranzi n'abaririmbyi beza habanje Jimmy Mulisa abaraje avuyeho haza Diane aracyariho nago arava oya ubwo ndi kuvuga nyine naramukoresheje abagiye ku ruhande aramenyekanye oya aramenyekanye nza gufata indi mpano bita Diane nayo ibiraje uburaje sasa we none uhita ubakasa mutwe wanze kugenda ariko ngo hari undi mwana wanyu muto wa bucura bita Jano nawe ngo Jano akunda Jerry ku rwego ruri hejuru akunda Jerry yarabikubwiye ariko nago mwumva pe nuko urumva Jano akunda Jerry uzike yaguye yitabaza Jerry ngo Jerry we Jerry rero abyumva ariko twavuganye na papa ko tuzajya kumureba tuzajya kumureba ibintu bigende neza cyane tugiye kwicurangira
indirimbo iteye agahinda. Iyi ndirimbo wowe yumvishe wumva umuntu aririmbye ari umugabo ari umugore? Je numva ari umugabo. Aririmba kuri yase. Hari abagabo bagira amajwi nk'ay'abakobwa nyine. Twagira Yesu Cassien. Ni umugabo. Ubu rero bita Kayirebwa, Cecile Kayirebwa. Buriya ni umuntu ukomeye mwahuye. Buriya ni umuntu ukomeye mwahuye mu buzima bwawe, mumaze guhura n'abantu bakomeye mu muziki nyarwanda. Harimo Makanyaga. Kayirebwa. Reka tube turarikiye abo. Hari n'abandi benshi. Hari n'abandi benshi. Barababona. Noneho ugiye kumbwira buri umwe mu bantu mwahuye ikintu wamwigiyeho hagati ya ari urahera kuri Makanyaga umbwira ati Makanyaga namubonye utya namwigiyeho iki, kuko yewe n'umuntu ukomeye kuriya uba ugomba kugira akantu mukuraho mu buzima bwawe. Nyakintu nabigiyeho bose nabigiyeho nyine kugira umutima ukunze kandi kugira ikinyabupfura. Ikinyabupfura? Ikinyabupfura kirafasha. Niki kintu bose bakuganirije birinze kugira bageze iki gihe tukibakunda? Bambwiye njyewe. Barabivuze kandi barabivuze nanjye ndabyibuka. Cyo bambwiye. Njye barambwiye ngo nyine nzirinde kwishora nyine mu ngeso mbi, kunywa ibiyobyabwenge, mu busambanyi, ibintu nyine nk'ibyo bishobora kukwangiriza. Uracyabyibuka cyane ko ndibuka ko bari abantu bose bura nta muntu n'umwe w'inzoga muri bo. N'abasaba abakecuru n'abasaza nta muntu n'umwe wanazinyweyeho. Ubwo urumva ari niyo mpamvu ucyumva mama Cecile aririmba ukumva ijwi rye riracyarimeze neza nka kera. Makanyaga yakora mukavuga ati muzehe kabisa uranyemeje. Arakarimbo ka Cecile waba warize nyuma ko cyagiye twahuye nyine uretse no kuba ari nyine n'umwanya wo kura mu masomo ariko nyine kancishe ntago wakiburira. Nimba wibuka iyi ndirimbo niki yayitubwiyeho? Ikintu yayimbwiyeho yambwiyeho nyine ni amagambo yansobanuriye. Ni amagambo asobanuye. Ariko iyi ndirimbo by'umwihariko nawe akubwira ko aya magambo atari we yanditse. Ano magambo ari mu gisigo cy'umuhanzi witahiye bitaga Rugamba Spiriane. Ni igisigo bitaga Marebe atembaho amaribori. Ubwo ni igisigo kirekire Kayirebwa yakuyemo amagambo make ayahimba ayakoreshamo iyi ndirimbo abantu bumvishe bakunze cyane cyane. Tugiye ngusabe se indirimbo zose ubuzizi? Ngewe nagusaba indirimbo ijyanye n'ibintu by'agahinda. By'agahinda se kubera iki ushaka ibintu by'agahinda? Twishime se? Twishime. Ako biterwa n'iki? Indirimbo ngiye kugusaba nimba uzi kuyicuranga. Ni indirimbo irimo ibintu byigisha, amagambo yigisha. Ariko babaje. Urayizi? Urayizi? Narika njyewe. Wakuramfasha. Jese nzi kuririmba shawa. Ngenze kuvuga. Ngo ndi metere shawa. Urancuka. Ntuzancuke mwana wanjye. Ndakuzi nawe kuri byose uri tayari. Ntuzatuma abantu banyuza mu ijisho. Byose nicyo muzi. Nacyo turimbe akantu gatoya.
ntibigenda tubireba se Mbappe. ibintu ntibigenda tubireba Yego. reba ibintu byari bihari kiriya gihe duhura se ko bingana nawe warakuze ibintu byarahindutse kiriya gihe twakoreshaga mikoro z'umugozi urebe izo dusigaye dukoresha ibintu byose bigenda bihinduka bikagenda tubireba bishira tubireba mu Diane by the way Diane mukuru wa Ange abantu bamuhakaze asigaye ari umuririmbyi ku giti cye ari asohora abageni Diane no kuvugira inka Diane aririmba ibisopu yarakoze ubo warabyemerewe imyaka buriya hejuru ya 18 umwana bayemerewe kuba yajya mu kabaraga kubitira ibiceri bye ubu ngubu ari he Inyagatare ari gukorera ibiceri Diane nawe yari yambwiye ko namanuka azaza tukataramana bikagenda neza cyane ikindi muhamagare papa wabo turaza gushyiraho nimero ze nawe mu muhakazi muzi ko ari umunyagisope mwiza n'umuntu mu bukwe aratarama nimba wumva Ange ko ari gucuranga ubwo nyine wibaze mwarimu we noneho watu abantu bamuhakazi Jimmy Mulise we ari kwiga nkuko nawe uri kwiga nubwo unyuza mukaza tugacuranga ariko kwiga nibyo bya mbere ko buriya ese buriya ndi nka kwera iki kwishura ubundi kuzi gucuranga warivuyemo Samu winyoshya ntacyo oya kamubwire ntacyo wakigezaho utarize na mucecuru Cecile yarabimbwiye namakanya bagiye babimbwira ati utize ntacyo wabukoze ntago narivamo pe buriya rero haba akantu keza buri ikintu cyose uba uri gukora warize iyo umuntu atize mbabarire ko ntagire uwo nkomeretsa hari aho ugera watumbagiye ugahora n'igikuta kigusaba ko byibuza wagakwiriye kuba byibuza warize kugira ngo ukomeze ariko bitavuze ko kwiga bitandukanye n'umugisha umugisha w'Imana wugwira abantu bose ntireba amashuri ntirobanura umugisha uraza ukabwira abantu bose abeza n'ababimugani nkuko Imana ibivuga ariko twakiririmba akarimbo k'Imana ko agasanzwe mu gitabo k'umuhanzi runaka se kiki tugiye kuririmba ko mu gitabo ko numvishe nawe uzi kuririmba urendete ahubwo tugiye kuririmba ugiye kunde kwirita tugiye kujya mu mwuka kabisa ngaho tujyana abantu mu mwuka rero ndetse n'umwana ariwe Ange uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga ndi ntitwibagirwe yuko tujya hose yuko gusenga ngo kandi ngo ntitwibagirwe kugira ute yuko aho tujya hose nyine gusenga kwacu kugera kuri Yesu muto kugira ute uzi gusenga yego ntabwo azagira ubwoba ubwo rero abana basenge kuko buriya nta sengesho rito ribaho
buri sengesho ryose umuntu asenze Imana iraryumva niyo mpamvu tuba tunyujemo akantu ko kugira ngo twiragize Imana idukomeze muri iki kiganiro kandi ifashe n'abantu badukurikiye abantu bari baranyandikiye uko wagiye utujyanye mu zindi nkuru impano nagarutse mugiye kongera mubona impano nshya izisanzwe ubu tugiye kubaha ikintu bita sho dutaye warushye nkubitamo akandi kantu gashariyarusha ubu noneho turajya dukubita saza tabonye n'umukunzi ahinduka yagiye adasazewe yambabaje umutima saza tabonye nari nifitiye inshuti buri gihe tuganira we njye numvaga nezerewe nyamara kenshi twabaga twicaranye nyamutuwe ndakwemera ati samujye n'akarusho nyamara kenshi twabaga twicaranye kwemera ati samujye n'akarusho umusaza atabonye nari nifitiye inshuti buri gihe tuganira we njye numvaga nezerewe umusaza atabonye nari nifitiye inshuti buri gihe tuganira we njye numvaga nezerewe aribwo n'ubu ngerageza kumwibagirwa menyaruka we nembera we nkahasanga ikimunyibutsa aribwo n'ubu ngerageza kumwibagirwa nkanyaruka we nembera we nkahasanga ikimunyibutsa umusaza atabonye n'umukunzi ahinduka yagiye adasaza yewe yambabaje umutima umusaza atabonye nari nifitiye inshuti buri gihe tuganira we njye numvaga nezerewe aribwo n'ubu ngerageza kumwibagirwa nkanyaruka we nembera we nkahasanga ikimunyibutsa aribwo n'ubu ngerageza kumwibagirwa nkaterura nk'akagafoto inimba zikanyegura umusaza atabonye n'umukunzi ahinduka yagiye adasezewe yambabaje umutima umusaza atabonye nari nifitiye inshuti buri gihe tuganira we njye numvaga nezerewe ariko mana iyi nayo irababaje umuntu yari yifitiye inshuti birangira imujugunye ego iramusiga agenda adasezeye agenda adasezeye kandi hari abantu bagenda badasezeye ntabwo ari byiza aba bantu rero baca kubabaza abandi reka tubabwire ngo aka karirimbo rwose kabigishe mwumve ko ibintu muba muri gukora atari byiza cyane turi kugenda tugana ku musozo anje indirimbo yari yaje afite zashize oya mbeshye ahubwo bata umwanzi w'amasaha n'igihe ureke kuvuga ngo umwanzi w'amasaha n'igihe cyangwa umwanzi w'igihe ni amasaha umwanzi w'igihe cyangwa ni nk'aba wundi ngo wihuse yarapfuye oya naribi okay umwanzi w'igihe ni amasaha umwanzi w'amasaha ni igihe oya cyo tubiho iyo topike tuyimukeho reka tuyiveho rero sasa ariko hari abantu batabizi neza ko no mu bukwe ujya ujyana na papa rwose mukaririmba mu bukwe muri anniversary ubutisimu se cyangwa harya karirimbo kuko kande ka filimo kandi ego kavuga ngo iki
munsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga ako karirimbo gatura abantu bamaze iminsi uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe data mwiza wo mu ijuru uko kera washingiye Adamu na Eva ngwino unyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa n'ijoro niyo mpano tubasabiye umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe naho ako ni akaririmbo keza k'ubukwe kagenda neza turakabatuye nyine hano maze iminsi byaraciyemo ngunguye turaza gusoreza ku ndirimbo imwe witekerezaho ikubita bya hatari Ange niwe turi kumwe muramuzi mwaramukunze nta kiruta imana Angelique umukobwa wa nta kiruta imana Jean Pierre aka watu watu karakazina hari watu hari wagwane hari wa 3 hari wa 4 hari na wa 5 inshuti yacu uri hanze Dubai nyine wa 5 wagwane ni indesi ni Diane wa 3 ni indesi ni wowe Jimmy ni indesi wa 4 wa 4 nuza Sejan Jonas burawe nagora araritekerezaho yego bazarisora Jerry yamusuye niko mba numbavuga nzamushyira Jerry cyane ntarive nzamushyira nta kibazo ibintu bigenda neza cyane turi gusezera ku bantu abakeneye kuvugisha uyu muryango powe ukeneye ko abantu baza kugucurangira bose haba Diane haba Angelique ndetse na papa wabo bashobora kuza kugucurangira mu birori byose byose bafite nimero ya papa wabo iriho aho ngaho uri kuyibona rwose cyangwa nimba utari no kuyibona unyandikire mbwira ati mpa nimero ya papa Ange ubundi ngira utuntu twikorera cyane ubu noneho amagambo yanjye ararangiye ariko mbere yuko amagambo yanjye arangira ugiye kubwira abana badukurikiye cyangwa se abantu bakuru ababyeyi bana babo bari mu biruhuko ababyeyi bakora iki abana bakora iki
ababyeyi nyine njye ikintu nababwira hari abana baba bafite impano ariko nyine ababyeyi bakabaca intege nawe natangiye nyine numva bindimo pe ariko nyine ababyeyi banjye ego ababyeyi banjye bango ati ibyo ntabwo uzabyemera nyine njye nakubwiye ko nabyize rwishwa nyine nza kubigaragaza nyuma nyine watwahita nyigisha nawe nyine bica abana intege bo nibabwiye ati mukomerezaho mubereke icyizere kandi mubereke ko mubashyigikiye n'umwana nyine iyo mpano nazayikomeza yumva ko nabyo bamushyigikiye. Nshimire mama wawe nawe yarambwiye ngo nzajye kumusuramo ikiganiro ambwira tuzaze nkubwire ukuntu nabyaye abanyamuziki gusa. Turamusuje cyane mama bamwitarye ubwo mama ndi ubwo ni mama ndi mama Anje mama Diane izina abantu bakora kumwita izina no kuko ntago bamwita mama wanyu mwese mama Diane mama Diane turagushimiye cyane n'umushito wanjye yajya nyandikira kambira ati gakire umeze neza yego ubu noneho rero abana ntago urababwira ubu ndashaka ko duhita dusoza iby'amagambo nari mvuye ku babyeyi ngo nyene bashyigikira abana reke kwaca intege ikindi abana nabo nyine nimba bafite impano n'impano y'umupira burya nayo irakora impano iyo ariyo yose nyine nta mpano ipfa ubusa nabo babikomeze nyine batitaye kuba baca intege kandi bagumye kwirinda ibiyobyabwenge bashuka nyine bashora mu ngeso mbi yego niko nababwira. Okay, arakoze cyane ku nama nziza cyane yuje ubupfuro uyu mwana yiviriye hehe ku cyaro abantu bari igitwe Buhanda Ruhango mu mujyi hehandi tuvuga amakaritsiye y'Iwanyu ariko dusuhuza abantu amakaritsiye y'Iwacu se arayitwa Bihembe Nyagatovu Muremera n'ibindi mwese abantu bo mu Ruhango ariko mu Ruhango hafi byamamare buriya ndi muntu wandi w'umusaro uvuka mu Ruhango harya ko harimo abantu benshi ariko hari Safi Madiba wo muri Urban Boys burana bavuka igitwe sha umwana igitwe hari hafi rwose ya kaminuza yego reka twigende hari n'abandi bantu benshi abanyamakuru abakinnyi abantu benshi bavuka mu majyepfo Ruhango twigendere ku kazi tugiye gukubita ebana uturirimbo nkatunga uduhuze kwa kundi kwawe n'utono twanje vanimwe wanjye bari joro urahura cyakomaho natwino ngaho tura uretse ko tutazagaruka zagira ugaruka bari joro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka bari joro twese uko turi turagukumbuye wagiye uvuga ko ugiye gupagasa none imyaka isanze 30 i Buganda ntiyabaheza de kose nta gihugu cyaruta u Rwanda i Buganda ntiyabaheza de kose nta gihugu cyaruta u Rwanda rwabonye ubwigenge ubu ni igihugu cy'amahoro umukecuru n'umusaza bose barashaje bajyanye agahinda ko kutamenya ibyawe uzagira ugaruka bari joro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka bari joro twese uko turi turagukumbuye uherutse kumenya itubwira aho iwanyu habaye inama
Okay, reka mbashimire cyane hano dukurikiye, reka nshimire Angelique ku mwanya uduhaye, wakoze cyane. Nizere ko mbere yo gufungura tuzongera tukoza tugataramira abantu. Ariko by the way reka ngushimire cyane kubera ko uri umutaramye myiza hano ku Rugendo Online TV, abantu baragukunda kandi abantu barakwishimira. Nizere ko ubwo tuzongera kukubona mbere yo gusubira ku ishuri. Yego.